Reka masoze nongere mbahe ikaze kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tukaba tugiye kuvuga kuri CryptoCurrency nk'ibisanzwe, right? Ariko tukaba tugiye kwibanda ku kijyanye na wallet. Ese wallet ni iki? Ese ni izihe wallet zikoreshwa hano iwacu mu Rwanda? Ni izihe wallet zikoreshwa hari i Burundi? Ndetse n'izihe wallet ziri popular ku rwego rw'isi? Icyo nicyo tugiye kurebera hamwe. Ese wallet ni iki? Ese izo wallet zikoreshwa gute? Nizere ko muraza kuba muhabaye, kandi nimba rwose ari ubwa mbere musuye channel yacu, ushobora gukanda ku nzogera ndetse ugakanda no kuri subscribe kugira ngo tuzajye tugenda tubana 5 kuri 5. Right, reka dutangire rero. Nicyo bita wallet. Reka tubanze dusesengure tumenye ngo wallet ni iki. Ubundi mu magambo make, wallet ni programme cyangwa ni application ishobora kugenda igufasha kubika imfunguzo rusange cyangwa imfunguzo ziri prive. Izi mfunguzo rero nizo ugenda wifashisha mu gusekiriza konti yawe cyangwa mu kwakira ama CryptoCurrency agiye atandukanye. Yes, wenda tugerageje kuvuga nko kucyo bita imfunguzo rusange, ngira ngo mwese murabizi ko habaho icyitwa wallet address. Wallet address ni public key, ni imfunguzo rusange, imfunguzo ubasha guhereza mugenzi wawe, nawe ukoresha CryptoCurrency akakohereza coins izo arizo zose zikagenda zikugeraho. Right, izo nizo mfunguzo rusange ahangaha baba bavuga. Rero izo mfunguzo rusange tuzisanga ku cyo bita wallet cyangwa ya application. Yes, ikindi imfunguzo ziri prive, wenda icyo nazivugaho, ngira ngo murabizi ko hari uburyo umuntu aba agomba gusekiriza konti yiwe binyuze mu cyo bita password. Ubwo password twayigira nk'imfunguzo ziri prive kuko niweho wenyine ugomba kuba uzizi. Ikindi twavugamo ni kijyanye na recovery phrase. Kuba utazi recovery phrase rero, ngira ngo nko muri Trust Wallet, muri za MetaMask n'izindi nyinshi, ni amagambo bashobora kuguha ari hagati ya amagambo 10, ashobora kuba ari 12 cyangwa akaba ari amagambo 28. Ayo magambo rero niyo bita recovery phrase cyangwa private key. Ayo niyo magambo rero uba usabwa kubika ahantu h'umwihariko, apana kuri telefone, kuko telefone ntago iba yizewe cyane. Umuntu wari wese yaguhakinga akabasha kubona izo key cyangwa izo mfunguzo, kandi yazibonye no kuvuga ngo naza CryptoCurrency zawe uhora udinze kuri iyo wallet yawe wahisemo gukoresha. Icyo gihe aba afite ubushobozi bwo kuba yazigeraho akazigutwara akazohereza ahandi hantu. Right, niyo mpamvu rero iyo bigeze kuri izi mfunguzo ziri prive, biba bisaba ko nimba baziguhaye uri gufungura icyitwa wallet, uba ugomba kuzikipinga far away cyangwa kuzibika ahantu kure. Urugero, ushobora gufata nk'agapapuro gasanzwe ukandikaho izo recovery phrase cyangwa ayo magambo 12 cyangwa 24 bitewe nuko bayaguhaye. Ngira ngo murabizi neza ko no muri Pi network ino coin turi kugenda tumayininga, cyangwa muri iyindi turi kumayininga yitwa Bitcoin Satoshi, ko hari icyitwa wallet hari wallet runaka tugeze gufungura baduha recovery phrase. Ngira ngo muri kubyibuka mwese abantu nimba mu mayininga zino coin. So izo recovery phrase by'umwihariko bakubwira ko ugomba kuzikipinga neza, kuko iyo zibuze cyangwa mugenzi wawe akazibona aba afite uburenganzira bwo kuba yakwiba coin zawe. Okay, ikindi wenda iyi kofi y'ikoranabuhanga cyangwa se iyi wallet yagufasha, no kuvuga ngo yagufasha kubijyanye no kugura cyangwa kugurisha coin. Yes, reka dufate urugero rworoshye. Ushobora gukenera kugura Bitcoin, ukifashisha ya kofi yawe, kuko muri ya kofi bihora udinze cyangwa se bibitsa ama CryptoCurrency menshi y'ubwoko bugiye butandukanye. Bavuga uti okay, reka njye kuri Bitcoin ngure Bitcoin. Ushobora kugura Bitcoin. Ibyo tuzagenda tubireba muri video zacu zagenda ziza. Ikindi, ushobora kugurisha Bitcoin ugafata mu gihe wenda ukeneye amafaranga yo gukoresha mu buryo bwa fiat cyangwa muri no mafaranga dusanzwe dukoresha. Ukagurisha Bitcoin wari utunze cyangwa indi coin yari yose. Right, ahangaha bwo birasobanutse.
Okay, wenda kandi kantu gato twavuga ahangaha ni ibintu bijyanye no kuba wakoherereza nk'inshuti amafaranga like famiye ariko itaba mu gihugu utuyemo, iba nk'ahandi hantu aho ariho hose. Uburyo bwa CryptoCurrency ni uburyo bworoshye cyane mu bijyanye no kuba wakoherereza abantu amafaranga. Ntabwo bacaginga ugereranyije n'amafaranga ari fiat, kuko ni uburyo buri cheapest cyane. Wenda urugero nabaha, reka tuvuge ko ugiye gukora transaction yo kohereza, tuvuge amadolari 100 ku muntu uri muri Amerika se, Belgique, USA, Germany n'ahandi henshi. No kuvuga ngo nimba nawe akoresha uburyo bwa CryptoCurrency, uba ushobora kumuha amadolari 100 akagucaginga byibuze nk'idolari 1.5 cyangwa idolari 1 gusa. Mu gihe iyo ukoresheje uburyo bwa Western Union, uba ushobora gucibwa amadolari ari muri 15 kuzamura, right? Mbese ni amafaranga menshi cyane ushobora gucibwa mu gihe wakoresheje buno buryo busanzwe. Yes, kandi ikindi wenda nababwira kuri CryptoCurrency kugira ngo abantu benshi batangire basikoreshe, kuko njye mbona ari nziza, nuko zirihuta cyane kandi zifite umutekano. Ngo nimba ugiye gukora transaction yawe nta mikerere rwizamo, nta amasegonda kugira ngo umuntu abe yakiriye amafaranga, cyangwa weho ubu yakiriye ari umuntu yakoherereje, cyangwa ubu yakiriye hari aho wari wayashoye ugiye kubikura. Ikindi numva cy'ingenzi cyane kuri CryptoCurrency, murihangana gato ariko tukaba turi kuvuga kuri wallet, ariko nibi ni ingenzi. Ikindi kintu izi CryptoCurrency zagenda zigufasha by'umwihariko ni mu bintu bijyanye na independence. Urugero, hari igihe uba ukeneye kohereza amafaranga 5,000,000 ku muntu aho yaba ari hose, ugasanga ugiye kuri banki usanze bakinze cyangwa ntibakoze ni muri weekend, ugasanga harimo ibintu byinshi nyine biri kugenda bikubera imbogamizi, ukabura uburyo ibyo bintu ubikoramo. Rero amafaranga iyo uyafite muri CryptoCurrency ahari hose ushobora kuyohereza, ukayohereza igihe icyo ari cyo cyose, yaba ari saa 6 z'ijoro, saa 7, saa 8 cyangwa saa 9, uko wabyifuza kose. Urumva ko it's like independence for you. Okay, ntago rero nk'uko ikiganiro cyari kijyanye no kuvuga kuri wallet, reka tuvuge wallet yakunda gukoreshwa hano iwacu mu Rwanda, akoreshwa mu Burundi se no muri bindi bihugu byinshi cyane bigiye bikomeye, aho ushobora kuyifashisha. Nawe nimba utarayifungura ushobora gutangira uyu munsi. Nimba ukeneye kuyifungura ukaba warabuze umuntu ugufasha, twandikire inbox kuri nimero turasiga muri description y'iyi video, ni kuri WhatsApp. Hanyuma rero wallet nateguye wallet 6. No kuvuga ngo wallet ya mbere ni wallet bita blockchain. Hari wallet ya blockchain, yes, hari wallet yitwa blockchain, iyi ngiyi kugira ngo abantu benshi barayizi. Hari indi wallet yitwa Coinbase, irakoreshwa cyane, usibye ko iri very complicated mu kuyifungura kuko isaba ibintu by'amaKYC bikomeye, abantu benshi ntabwo bakunda kuyikoresha. Yes. Hanyuma hakaba wallet yitwa MetaMask, ngira ngo abantu bamayininga icyitwa Bitcoin Satoshi, marabizi ko turi muri testnet, babasabye gutunga wallet ya MetaMask. Mwabonye uburyo amatransaction agenda akorwa, ubwo MetaMask nayo ni imwe mu wallet agenda akoreshwa mu bintu bya CryptoCurrency, right? Indi tutagenda tutavuzeho ni yitwa Binance. Binance nayo ni wallet ikoreshwa n'abantu benshi cyane, igakoreshwa ku isi yose, kuko Binance hari abantu benshi cyane no mu Rwanda bayifashisha babikura amafaranga bakayashyira mu buryo bwa fiat cyangwa mu buryo bwa mobile money. Ibyo nabyo ni ibintu bibaho, right? Hanyuma indi wallet nababwira ni yitwa Paxful nayo ni wallet itagufasha kubikura coin, ahubwo ukaba wagura coin wifashishije amafaranga asanzwe ari kuri mobile money. Yes, wallet ntabwo igufasha kubikura coin uzishyira kuri mobile money, ariko ushobora kugura coin ukishyura ukoresheje mobile money yawe, right? Ikindi kintu wenda indi wallet nagenda ntababwiye hariyo y'ingenzi cyane, yoroshye ubuzima, itaba komplika kandi iri secure, ari nayo nanjye nkoresha,
ni wallet yitwa Trust Wallet. Iyi ni wallet iri popular ku rwego rwo hejuru, akaba ari wallet idasaba amaKYC menshi ku bantu b'abatangizi. Ngiye ku giti cyanjye numva iyi ari yo wallet buri wese yagakwiriye gutangiriraho kuko iroroshye cyane, ntabwo ikompuritse. Harimo uburyo bwo guhindura currency, ukaba washyira no mu mafaranga y'iwanyu, ukavuga uti okay, nshaka kujya mbona amafaranga yose mu buryo bw'amanyarwanda cyangwa amadolari cyangwa se ama UN n'amakanadiyani, biterwa nuko nyine waba ubyifuza. Ibyo iyi wallet irabigufasha cyane kandi amatransaction yayo arihuta, nta KYC kompuritse bagusaba. Icyo ubusabwa kuri iyi wallet ni ukubika icyo bita private key cyangwa recovery phrase y'amagambo 12 baguhereza kuri iyi Trust Wallet. Okay, ubwo ndumva rero nabampiniye ahangaha, ndumva hari utuntu tw'ingenzi mbasangije. Nimba udukunda cyane udukurikira rwose, nyaboneka ujye udukorera share kandi kuri subscribe, dutere inkunga kuko buriya iyo wabikoze buriya ni motivation ubu duteye kugira ngo dukomeze twavance, tubabwire ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye.